umunsi utigeze kubaho kandi utazongera kubaho. N'ubuntu budasanzwe. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo iyo bagutumiye ahantu kujya kuvuga ubutumwa ujye ushima Imana cyangwa uvuge Yesu, ujye ushima Imana ko Yesu akikuzi, ko ukemewe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Rero ndabishimira Imana. Nitwa Rudasingwa Eric Yves, nkagira n'izina ry'Imana yampaye rya Israel, kera cyane Imana yampaye Israel, ariko ni ubundi risanzwe nitwa izina ry'ababyeyi bampaye, nitwa Rudasingwa Eric Yves. Nkaba ndi umushumba, ndi pasteur, maze imyaka itari mike ndi muri iyi muhamagaro w'ubushumba. Imana ishimwe cyane. Amen. Pastor, rero ubwira ngo mvuga aho twahuriye, nagira ngo usabe umugisha umuntu Imana yatuzaniye azi gufashwa natwe. Hallelujah. Reka dusenge. Data, twiragize Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icyubahiro, turagushima, ni wowe Alpha na Omega. Turakwinginze Mana, tugiye kuganira ku magambo yawe, reka icyubahiro cyawe kigaragare. Mwuka wera ngwino udushoboze ibyo tuza kuvuga byose. Mwuka wera useruke udushoboze kuvuga, udushoboze gutahuza no gutahura. Ni wowe ukora icyo gikorwa. Turagutumiye, turakwimitse nanone uze udushoboze muri byose. Turasengera bagiye kutwumva uyu munsi Mana, kutureba nabo ubahe guhezagirwa, ubahe gufashwa n'amagambo meza y'Imana baza kumva uyu munsi. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu tubisabye kandi dushima. Amen. Amen. Pastor, urakoze kudusengera. Yes. Amen. Akubyo tugiye Yes. abakozi b'ibiganiro byacu, nk'uko yababwiye ni umukozi w'Imana kandi nubaha, nzi kera ngikizwa tukiri bato Yes. i Bujumbura, aho Yes. twari turi muri Eglise Vivante. Uyu munsi Pastor sindi buvuge byinshi ubwo nicaranye nawe, amavuta yubaho ariko nagira ngo y'amatsiko nagize nkikubona Yes. ukiri muto Yes. tukizwa, nagira ngo ubwire abantu agakiza kuki wakakiriye kiriya gihe turi batoya, wakijijwe kubera iki? D'abord urabizi ijambo ry'Imana, tuhere mu ijambo ry'Imana, abanyefeso cyangwa se abefeso 2:8 aravuga ngo ubuntu nibwo yadukijije kubwo kwizera. Hari n'umuririmbyi Apostle Apollinaire avuze ati ngo nisanze mu rukundo rw'Imana. Rimwe narabyutse nisanga mu rukundo rw'Imana. Buriya agakiza n'ubuntu, hari igihe bipangira ukavuga nzakizwa muri Novembre, nzakizwa mu kwa kabiri, nzakizwa, ugasanga ntibikunze, ariko isaha y'Imana yageze urakizwa. Rero nisanze mu buntu bw'Imana, muri urwo rukundo rw'Imana, muri ako gakiza cy'Imana. Rimwe nari nkiri umujene, nari nkiri muto dukizwa. Natangiye nje kureba musique kera, twakirije muri Eglise Vivante. Rero nari umujene, abajene nyine urabona abajene ba kera kuri bagize bari bameze. Nari umujene akunda boîte de nuit cyane. Reka natangirira aho ngaho. Nakundaga boîte de nuit cyane, nakundaga inzoga cyane, nakundaga yewe n'urumogi nararunyoye, amatabi narayanyoye. Muri jeunesse nagize une jeunesse iri turbulente cyane, mu myaka 90 ndi umujene kabisa. Narakubaga narirwa muri boîte ku buryo kuva kwa kane kugeza ku cyumweru nabaga ndi muri boîte de nuit, muri ambiance. Ku buryo nibuka anecdote kera, muri quartier twabaga ahantu bita mu Ngagara, niho nakuriye. Ku buryo umuntu ambonye nka jeudi ndi muri quartier ku mugoroba numvaga complexe, nkibaza baribaza ko uyu munsi nagiye muri boîte, baribaza ko nabuze amafaranga, baribaza ko ntakigezweho. Urumva tumeze nk'abajene b'influence abantu ibintu bya ambiance, twahoraga mu kabari, tukanywa inzoga, tukieklata, amapicnique, hariho ibyitaga amabumu kera muri secondaire, etc. Ibi wari ubuzima bwanjye bwanshimishaga, ariko narigaga kandi nabaga mu bambere mu ishuri. Nari mfite ubwenge mu ishuri, ariko nari mfite ce côté yo kwieklata, y'ubujene, ambiance. Urumva ukumva nari natwabona n'umutima wa ambiance cyane, ku buryo na saa sita numvaga ko abantu hajya kurya ntanyoye aperitif, aricyo twitaga aperitif. Nibuka umunsi umwe iminsi ya mbere nkijya muri Eglise Vivante, narabanje ndagenda ndi attiré par la musique. Urumva la qualité de la musique icyo gihe. Urumva nakuze numva abarokore, nkibaza ko ubuzima bw'uburokore ari abantu b'abapeyza, abantu
b'abaturage nyine, abantu badasobanutse batabayeho neza. Nabonaga umurokore afite kabibiriya hano, yambaye chemise imeze ukuntu, nkumva namusuzuguye. Nari très orgueilleux, nari mfite ubwibone cyane, numva ko nsuzugura abarokore, numva ko ubwo buzima ntabubamo na gato, ntibishoboka ko nabubamo. Imana idufashe cyane. Ariko Imana yari ifite umugambi, yari bizi ko rimwe nzabyuka, rimwe nisange mu mugambi w'Imana. Ariko byatangiye gute rero? Nari umujene uko nyene, ariko mba attiré, barambwira ngo ari ahantu bavuza muziki ryoshe. Narahanyuraga ahantu bita ku Jabe, Église Vivante kera, simbenteresse. Umunsi umwe baranyivita ngo abavuza muziki ryoshe. Ndavuga no, barokore. Ndafite cette image ko barokore ni ya muziki za ndirimbo za kera bavuzaga ibimenyetso by'ibihe biki, ukagira iyi ni image iri erronée y'abarokore, baza ko ari ukugorwa, ari ubuzima bwa stress, uzaga nubwo nakizwa no kugorwa, turi ko numvaga bimeze. Ariko rero kubw'umugambi w'Imana, rero umugambi w'Imana ikintu gikomeye cyane, ndazana kubikomoza mbiganire ku ijambo ry'Imana, bwa ko umugambi Imana ari gufite umugambi, ifite uko muzahura, ifite uko ni gukupa priorité, kuri yakupye priorité Sauli Tarso, ariyo Paulo arafite ziri ikomeye cyane, azi ko akorera Imana. Rimwe aramanuka agenda i Damasiko, Yesu amukupa priorité. Ubu ushobora kuri muri direction ugenda, ariko Yesu mugahurira hagati, Yesu akakwakira akagufata. Rero ibyo byose ni kubw'ubuntu bw'Imana, byose ndabivuga, ndabikesha ubuntu bw'Imana, ndabikesha urukundo rw'Imana. Rero ndaje gutumirwa nkuko nabivuze, nari muri leta nyine nakubwiye ko n'umuje nagezweho, nari mfite amatatuwaje ku mubiri, amahereni, nari mfite amahereni abiri. Urumva amahereni abiri ku matwi, icyo gihe ntibyari ibintu bisanzwe, muri za 1998 na 7 gutyo kera, urumva. Hanyuma rero nambaraga kera, ku buryo turabajene twefluensaga muri quartier kuntu bambara, batwitaga aba homeboy, batwitaga amazina atandukanye, ba Tupac, bakatwita amazina bamwe, bakatwita amazina abanyamerika bagezweho, ba Coolio, ba Pippen, ibiki, amazina atandukanye ahwanye n'abastar, kuko twara reflecta kandi twana influensaga muri society. Ubu rero nabonye abajene bo babigana ibyo muri Amerika, ariko ni twe dusa n'ababitangiye icyo gihe. Yeni baza ko turi abantu babinfluenceje icyo gihe. Pocket down, izajya byo kwambara amapantaro agera hano hepfo, babitangiye kera, amatatuwaje, amahereni, ku buryo nageraga no muri boîte nkashira n'ihereni ariko navuga nubwo nitowe hose, reka hano base nzajye mbandika amahereni, nkajya muri boîte nabanditse agahereni hano kuzuru, amahereni abiri, narambaraga ari nambara n'ihereni rirerire, amahereni. Donc n'ubwo ari ubuzima jeunesse nari nakuriyemo icyo gihe, imbere ko muhura na Kristo Yesu mpindure, ku buryo n'imisi ya mbere ngeze dans l'église, muri église nakomeje nambara amahereni, tuvuga agakiza kaje kumfata neza, ntangira no kugira mvanamo kamwe mpindura, ndeka inzoga, ndeka ibiki, ngabanyambiance. Yesu aramfata neza, shira amaboko hejuru, ntangura amajene, ndahinduka nyine. Kuva icyo gihe Yesu angirira neza. Ariko kuri ko byatangiye ngiye kumva muziki, rero nko nakubwiye, ngeze muri église rero numva muziki igiye mu mutwe, nezi ko nza gusanga ya system ya chorale, numvaga ndwanya ntemera, numvaga kandi ndashobora kujya muri église ko chorale. Bon, ni préjugé, chorale ni nziza n'amajambo y'Imana, ariko nari umupagani ntabyumva. Numvaga ko ari indirimbo z'amateso zo guhangayika, abantu barindire guhangayika bazace bigira mu ijuru, ngo bakene bahangayike. Ntabwo narizi ko mugakiza haba umunezero, ntabwo narizi ko mugakiza ariho umuntu agubwa neza, ari watangira kwisobanukirwa impamvu yamuremye. Agakiza iyo umaze gukizwa ni umenya le sens de la vie, impamvu tu existes en fait. Donc ibyo byose nakoraga, iyo yari ubwenge, j'étais orgueilleux, narirata, nkavuga indimi zose, ibiki, mwumva ko ndi igitangaza, nkasuzugura abantu, nkabona ko nzi ibintu byinshi cyane. Ariko nta kintu ubuzi utarakizwa. Umaze kwakira Kristo Yesu, ni utangira kujya dans l'essence même de ta vie, ni utangira kugubwa neza, ukumva ko watangiye kubaho. Ndagira no muri église icyo gihe, c'était mercredi, barafite louange, barantumira, ndagenda nicara hariya, abantu baraza baramprotocola, bisuzuguye nigize umushitsi wa cyane. Ariko rero mubwire, Yesu yaje kumfata neza, arankamura, ndakizwa, ndihana, ndakunda Yesu. Kugeza ubwo mu nyuma Yesu yaje no kuma umuhamagaro, ntabwo nari nzi ko mfitemo le don yo muri gihe yo gukorera Imana. Après narakijijwe, narabatijwe, nza kumva rero umuhamagaro ry'Imana ryo kudahamagagwa. Ariko icyo gihe j'ai vraiment apprécié la qualité y'indirimbo
Apollinaire Imana imugisha nk'umukozi w'Imana indirimbo ze nimunkurikira Apotre Apollinaire Imana igumugisha indirimbo zawe nizo zanyispiye nizo zankuruye mu nzu y'Imana numva finalement baravuza blues numva barakubisa blues mbona barabyina ntabwo nafite image ko bashobora no kubyina gutamba muri eglise ntabwo nafite image ko bakwita solo ibintu biryoshe icyo gihe image nari mfite iri erronée de l'église y'agakiza irahinduka la bonne qualité de la musique nyene ya louange d'adoration ibifatiye aho ngaho kuva icyo gihe mba accro kuva icyo gihe ntangira gukunda Imana kugeza ubwo Kristo Yesu Saint Esprit yaje kunsanga ndakizwa neza Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane numva byari bikomeye ariko ndavuze cyane abapasiteri ni byiza kandi nzi ko mbaza ibibazo byinshi none nasanze kuvuga introduction. Yes good. None nagira ngo mbwire ko uvuze umuziki nawe ukavuga umuziki niye tandukaniro wahise wumva niki kintu wumvishe wungutse gishasha usibye kuba warabonye umuziki agakiza kakuzana iki muri wowe? Agakiza d'abord karampinduye first of all urabizi indirimbo za secular music indirimbo zihagiza situation zivuga iki zikavuga umukobwa ni mwiza naragupfiriye haba ari ibintu style yabyo yo ni secular music ni muziki isanzwe cyangwa bavuga suje zindi z'ubuzima ariko noneho mu nzu y'Imana izo ndirimbo zonyene zizana ubwiza bw'Imana présence y'Imana kubaho kw'Imana ni indirimbo ze umaze kwinjira muri presence y'Imana Imana iragutransforma izo ndirimbo rero zarampinduye ndahinduka niminduka undi muntu ntangira nteba ubusinzi nari umusinzi icyo gihe nahebye urumogi naranywa urumogi ariko nihisha kandi narigaga kandi ngatsinda amashure nirirwaga mu maboite nibuka umunsi umwe nigeze kujya muri boite ndasinda cyane ndavanga izoga gin whisky byose ndangije mitagenda kuri table ya billard urabona ko baba bakina billard hano bita muri Havana sinzi ko Havana urumva ndagenda muri Havana ngenda nigeza abantu barimo bakina billard ndahaguruka ngenda muri billard ndahaguruka hejuru ndatamba comme mfu nk'umusazi urumva ibyo byose agakiza karampinduye nari meze nk'umusazi nani gushobora no gupfa nganda go n'urundi rugero nigeze gusinda umunsi umwe turi ahantu bita Ikiriri ndagenda nasinze kuko ngewe nafite problem nakundaga inzoga ariko nizankunda nsinze rero nahita mera nk'utakaje ubwenge nakora ibintu bitabwiye umutwe n'amaguru ku buryo nibuka nari ahantu Ikiriri hari ahantu twakunda guhurira n'abazungu tugira ambiance tous les weekends abazungu b'abanyamerika dufite club duhuriramo tukabyina tukafata inzoga za pression kagenda ukavoma tunywa tukavuga 1 2 3 4 tugahita tukubita abanyamerika gusa nari njyenyine umwirabure wenyine yajyaga muri iyo club nkababesha ko navukiye nanjye muri Amerika nkababesha navukiye muri South donc akantu k'ububeshi k'upagani urumva ndi umwirabure njyenyine nabo banyamerika tuvuga ibyongereza by'abanyamerika twimita tugira ibiki tatouage tutambara n'abagore b'abakecuru bakuze kuturuta nari mfite même na intention vuga ni mbonye umuzungukazi hano ndadrage urumva ariko rero kubw'umugambi Imana kenshi najyaga gushaka gutekereza kudraga uyo muzungukazi natakaje ubwenge narasinda nkatubwenge nkahita ngenda nkataha naragenda muri iyo nefite intention vuga ni kazashaka umuzungu kaduwa kwangana kose nzamushake urumva ariko rero nkasinda rero anecdote nakubwiye iyo munsi ndasinda hari Ikiriri hafi ya president urabizi Ikiriri abari palais royal icyo gihe kera hari kera nsinze ndasinda nibagirwa mu rugo nibagira inzira yo mu rugo ngenda nimbo ndasatira kuri palais urumva ingeze hafi kuri palais numva bakomye induru abantu bose niba barasharije bavuga igirwa numva akenge karagaruka ndagenda ndiruka ndamanuka ahantu hameze nk'umwonga hepfo ndamanuka ubanza nararaye aho ngaho nza kwisanga mu gatondo ndi mu Kinogo ahantu natakaje portefeuille natakaje ibintu byose identité byose ndabitakaza amafaranga nari mfite byose ndabitakaza nahise ngenda mu Kinogo ndamanuka naraho ngaho urumva kuri Imana ntabaye bari no kundasa bari no kumfata cyangwa bakangirira icyo bashatse kuko namo ndasatira palais icyo gihe ndabyibuka kabisa byari biteye ubwoba kera kabisa Imana ingirira ubuntu ndagira nahise ngenda ndamanuka niruka mu mwonga ndara hepfo mu Kinogo nisanga mu gatondo n'ishati nayitaye ndikifwa wazi datacyo nambaye
icyo nabikoze ndavuga se hano ndahava hati nshaka imyenda nambaye hejuru ndawubura mbona nasinze ibintu byose nabitaye icyo nakoze navuye hari nigira nk'umuntu ari muri siporo hari ku cyumweru mitangira siporo mva aho hantu ikiriri njya ahantu bita mu Ngagara ngena nirukansa avuga ni abantu bamenye ko ndi muri siporo ariko naramwaye naramaramaye cyane naragize isoni cyane ya rero Yesu rero icyo nshatse kubwira umumaro w'agakiza nuko ubwo buzima nabonaga muri danger de mort icyo gihe cyose nasinze ariko rero Imana ingirira neza noneho Yesu aramnyakira izo ndirimbo z'agakiza ziranyispira ziranshira mu bwiza bw'Imana maze ndakizwa Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ko yakuzigamye muri ibyo bihe byose binyibukije ijambo riri muri Yesaya rivuga abantu uburyo batakaza umwanya bumva bishimiye irigara bishimiye kuba bavuga inzoga ibyo baraye banyoye ariko bakibagira ko bibajyana mu mahonero ndashima Imana rero ko wagiye mu gakiza kandi buri indirimbo z'Imana ziba zifite habaye icyo bita imbaraga z'amagambo buriya kumva indirimbo injyana si bibi ariko imbaraga z'amagambo iyo ugenda kumva umuziki ukarara wumva biriya bintu barabaririmba aramye umukobwa avuga ubwiza bw'umukobwa ashobora gupfa ariko Imana niyo izahoraho iteka ryose niryo tandukaniro ry'umuziki w'isi n'umuziki ucurangira Imana urimo kuvuga Imana wo kugira ngo uvuge ibiri mu isi bizashira kandi haba harimo n'imbaraga z'amagambo bariya bazirimba ntabwo ubazi ibyo byose biragenda bik'influence ubuzima bwawe bw'umwuka imyuka ikagenda gutwara ukaba umuntu mubi wo kugira ngo ube umuntu mwiza rero imbaraga z'amagambo ni ikindi kintu kenshi nanjye byaramvunye kumva ko none se ko nabyinaga nta byanakoraga ariko maze gutabura yuko amagambo akwaturwaho akugiraho imbaraga akaguhindura nicyo cyatumye nanjye numva nshaka kureka buwate nkayo Imana ishimire ko yakuzigamye bagufunge icyo gihe nukuri nari kubona apfuye kuko numvise barasharishije urumva hanyuma baravuga we vaho cyangwa turakurasa mpita ndiruka mpita ngenda manuka mu kinogo ndwa hariya nahita nsinzira hari mu ijoro nka 3 z'ijoro ku buryo nikanze saa 10 hari saa 2 mu ijoro kwa gatatu mu ijoro nisanga mu gatondo saa 2 nahise nsinzira Imana yashina nari bari kubara barangiriye nabi ariko Imana rero urabizi security birahari abayobozi niba yoroshye ariko rero ubwenge bwe rwatakaye narasinda nkatakara ubwenge bugatakara ariko Imana ingirira neza Yesu arangiza kubw'indirimbo z'Imana indirimbo z'Imana za Apollinaire indirimbo z'Imana z'agakiza zarafashije cyane biramotiva biramera nka stimulus noneho ndakizwa kabisa si kimwe n'izindi ndirimbo abantu bakoma kumva indirimbo z'Imana zigutura muri présence y'Imana kandi zifite imbaraga de transformation ya la force de transformation mu ndirimbo z'Imana kuko zizana icyubaro cy'Imana zizana ubwiza bw'Imana Imana ikaza ikagusanga igira neza amen amina yes basta rero tujya ku kibazo cya nyuma ngize parti y'agakiza kawe iki cyahise kiguha imbaraga zo kuguma ko ari umujene wari ufite ibintu ukunda mu isi iki cyatumye udasubira inyuma niki cyaguha imbaraga zo kuguma hamwe ntusubire inyuma ko kugira ngo ubwire umusore cyangwa se uri kutureba biri kunanira ari adatahura neza itandukaniro nta byankora nikundira ambiance nikundira ibyo bigari niki cyaguha imbaraga kugira ngo umusubire inyuma icyama imbaraga nuko d'abord ntabwo nasibaga mu church kuva icyo gihe nagiye ngirirwa ubuntu nkagenda ndakura navuga ko ari ubuntu bw'Imana ubuntu ngo ni ikintu uhabwa utakwiriye ni bwa buntu nyine bwakomeje kungaragaraho ku buryo hari igihe nagiraga intege nke ngo bagiye kubivamo ariko ngira nkubwire kugira ngo nze no guhamagarwa Imana menye ko mfite n'umuhamagaro w'Imana sinzi hano tubantumiye kujya gusenga mpura n'abakozi b'Imana ntabwo nari nzi ko iyo myaka yose ari mu gakiza ntabwo nari nzi ko hari umuntu yakurondora nahuye n'umukozi w'Imana w'umuprofetesse umumama aradusubirana gusenga arambwira uburyo narayemo ubuzima bwanjye bwose kuva mvuka bene data Imana irakora Imana iravuga iciye mu bahanuzi bayo Bibiliya avuga muri Amosi 3:7 ngo nacyo nzakora ntibibanga abavugishwa banje gusa abahanuzi banje rero Imana iramwishura sur ma vie ubuzima narimo ndaca mu icyo gihe ndakorwaho cyane inaho umuhamagaro wanje yatangira niyo namenye ko nzaba umukozi w'Imana avuga ngo wowe uko bimeze kose warakijijwe ariko hari igihe wagize intege nke hari igihe ugira intege nke ariko Imana iravuze ngo iraguhamagaye kandi iragupfuhira irafuhira gute iragufuhira yagushizemo talents bene data abajene mu nkurikira cyangwa ari mu nkurikira
Imana umuntu avukana umuhamagaro. Ushobora kuba urimo uraca mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye by'isi, wiyeklata nk'uko niyeklataga utazi ibyawe, ariko nkubwire muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5, haleluya, haratubwira Yeremiya, sinzi ko wafashe tukasoma Yeremiya 1:4-5. Buri umuntu agendana umuhamagara atabizi. Ushobora kuba uraca mu bintu bikomeye cyane, wifata nk'umupagani, wifata ngo ibyanjye Imana ntinzi. Imana ibikuzi kuva urusoro mu nda mama wawe. Imana ibikuzi, Imana igufiteho umugambi. Uva nkubwire, uri umugambi w'Imana. Imana ntabwo ufite imigambi gusa, turi imigambi Imana. Nous sommes des projets de l'Éternel. Ntabwo twavutse par hasard. Imana yaturemye mu ishusho yayo kandi turi umugambi w'Imana. Rero ni icyatumye nguba mu gakiza, ngusubije ikibazo wambwiye, ni ubuntu bw'Imana, ni uyo muhamagaro, ni iki Imana yari izi ko izankoresha, yemera ko nyura aho hantu nzinjire mu gakiza afite ubuhamya, kugira ngo n'abantu barimo baraca mu bihe nimo nacamo bamenye ko Imana igufite umugambi. Uzajye wiyatura uti uko biri kose Imana ifite imigambi myiza. Nuko wasinze, nuko ufite intege nke runaka, komeza wature ko amagambo yacu ararema, kuko umuhamagaro umuntu arawugendana hakagera igihe kigashika, Imana ikashiraho ibintu le situation kuriya byabaye kuri Sawuli. Imana itegura Ananiya, aragadara musengera. Imana iba yateguye les mesures d'accompagnement ngo ikwinjize mu muhamagaro wayo. So giye rero muri Yeremiya igice ca nahageze ko nabuze ndabonye umurongo wa mbere, igice cya mbere ku murongo wa 4 n'uwa 5, avuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Rero giye risanze rero d'ahantu dans la prière, muri groupe de prière, ahantu baradutumira, Imana irakoresha umuprofetesse, umumama, aravuga ubuzima bwanjye bwose, nunamenye n'umuhamagaro ko nzaba umukozi w'Imana, nzaba umupasteur. Urumva kuva icyo gihe nta nubwo narizi n'ahari Matayo, ntabwo narizi ibya theology, ariko Imana aribizi kuriza nshira mu bwenge kugira ngo mbe umukozi wayo. Rero nagumye mu gakiza kuba icyo kintu, umuhamagaro wese murara bakuru b'Imana bankomeza, barambira ibyanjye ubuzima bwanjye, noneho ndatangara. Hanyuma ninje nisanga nagumye mu gakiza kubwo buntu bw'Imana. Amen. Umugambi w'Imana watumye nguma mu gakiza. Pastor, ntabwo wigeze batante ngo niki cyakugoye? Ikintu cyangoye mu minsi ya mbere ngikizwa, nakijijwe inzoga zarananiye guheba. Nibuka umunsi umwe anecdote, hari umupasteur wo muri Église Vivante ni mu inshuti wanjye, ndamusuhuje, Pasteur Artemon. Twabaga muri quartier imwe, urumva yaratumira abajeune, yarafite umushiki wiwe, yari umushuti wacu cyane, nyakwigendera Nadine Ndoyezu, yaratabarutse, yarakijijwe, yari umushuti wacu, yari mu animatrice radio, ahantu kuri radio bita Radio Mwizero. Akajya dutumira hariya, tugahurira hariya na ba Sœur Marie, bashiki be, bose ndabasuhuza, bankurikira na Dudu, bose ndabasuhuza. Amen. Hanyuma tukajya duhurira hariya, tukajya tudiskita ijambo ry'Imana nk'aba intellectuel, tukajya tumuchallenginga Pasteur Artemon icyo gihe, tukamubaza ibibazo mu buryo bwa intellectuel, akatubwira neza nk'umukozi w'Imana kandi akadusengera. Imana ishimwe. Rero ikintu cyangoraga kuva ku nzoga, nakomeje ndimo ariko aperitif inzoga ibikomeye cyane. Nibuka ko ari igihe nazaga muri louange iminsi ya mbere ntarabohoka, kuko ushobora gukizwa ariko ugasanga uracyafite intege nke. Mwivandimwe urakije, ushobora kuba urakijwe nawe ufite intege nke, ntibisobanura ko udakijwe. Izo ntege nke biragera ahantu Imana ikakwira ubuntu, ukaba delivré. Nanjye rero namaze igihe ndi muri Église, ariko akayoga, nkunda akacupa, nkunda iki, nihisha ibiki. Sasa anecdote yabaye nuko umunsi umwe nari nasinze, nari nanyoye un verre de trop, hanyuma tujya kwa Pasteur Artemon, tugenda hariya kuko ari muri quartier, tujya kubasuhuza, hariho ba Nadine, abashuti, abasista bacu hariya. Hanyuma kuko nasinze ariko n'umushuti wanjye w'umupasiteri wundi yitwa Pasteur Ndao, nawe ndamusuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma we yewe narakijijwe, ariko nkomeza nkunda akayoga, we asa yari yamaze kubohoka, ariko ngiye ngifite ku kabanga k'inzoga. Hanyuma rero ikintu cyango cyari inzoga kugira ngo zihebe, ariko Imana ngira neza, rimwe ndaziheba, ndazibohoka neza, ndahamagagwa, bigenda neza. Hanyuma nibuka Pasteur Artemon araza, turaganira. Sasa kubera ko nari mfite information ko nanyoye inzoga, bimuhisha ntabimenye,
yari umukuru wa jeunesse ndibaza icyo gihe, hanyuma aragira, urabona umuntu murahagararanye ngira distance, ndamuha distance nka metero nka zitatu, tukajya ganira nusi iri kintu nusi kuri utanyegereye kuri buri gihe ngo ngavuga mvugira hejuru mukwepa kugira ngo atume umufuke. Umufuke ari ikibazo ku buryo mu mufuko wanjye nagendana ibitungurusumu, nagana ibitunguru nkavugana muri eglise ndi umva umufuki birabi ikibazo. Yibuka umunsi umwe tugize tuba turi muri Louange nanone nanywe inzoga n'ibitunguru byinshi cyane, sinzi ukuntu ninjye ndi mu mwuka, haleluya, turimo turasenga mitantura umube nuzi umube, abantu bose barahindukira bwa ndafashwe noneho. Ariko abantu uyu pasteur ndamubwiye ngo nubwo uvuga ngo hari ibitunguru n'amajojo menshi ntibabimenye n'amashikrete menshi, ngo abantu barumva umufuki barawuva by'ukuri, ako bakibaza ko ari imicopo, niko yambwiye. Bakibaza ko ari inyama za brochette z'imicopo, ariko umufuki still barawumva. Niyo nahise mugabisha ibi bintu barancije mu jisho kwe, ndakemesha kwe, hanyuma bitafata rero n'ubuntu nagiriwe, ndavuga nti ndabihebye, Imana irabishoboza, ndabireka, ndakizwa. Icyo gihe rero pasteur baravuga ngo kuki ugenda uvuga ujya kure, reka turabona ibi urimo nta kibazo. Ncambona yabamenye ko ndi umusenzi nta kigenda basi. Muri make cyangukije nuko utaretse mu nzu y'Imana, tanga inama rero ku muntu bikivuna niki yakora kugira ngo areke kuba akazuyazi, nasenga kugira ngo nawe agera ahantu kure nkaho ugeze uyu. Ikintu d'abord nukuntu kumenya ukuri, ikintu cya mbere wakora wakwirinda ibintu byo guhisha cyangwa se kunyegeza ubwo buzima, ugashaka umukozi w'Imana. Ngewe icyo gihe Pasteur Artemon n'abandi bose barabahise babura intege nk'izanjye, bitamba umutwaro ndavuga ni musengere bene data, nukuri mfite intege nke. Biravuga ngo mwaturanire muri Yakobo 5:16, mwaturanire ibyaha musengeranire kugira ngo mukire indwara. Rero wagira system yo kwatura, hapana komeza widefanda. Hari igihe umuntu aba ari mu ntege nke, ugasanga baramurondoye bari mu byaki akiyagarara ngo ugiye murambeshe abarokora, ugasanga baragira icyo kintu cyahise kwivumbura. Ako abantu benshi baragafite muri church, agakora ibyaha yihisha, akaba mu ntege nke yihisha. Byiza washaka umuvandimwe, umupasiteri, umukozi w'Imana, ukamwaturira akagira umutwaro. Yewe nubwo byakugora kugira ngo wireke mu minsi ya mbere, ariko wabaze kubyatura. Systeme ni confession, proclamation iyo faiblesse ufite, niyo début, niyo ntangiriro yo kubohoka. Muvandimwe ngurikira uri umujene ukungana kose, ari ibyaha cyakunani kikwizingira vuba, cyakunani kuheba cyangwa se kureka, washaka umukozi w'Imana, washaka cyangwa se no guterana. Washaka umukozi w'Imana kandi ntuhebe eglise, kuko Satana kumvisha ko nibi bintu se ko byakunaniye wabiretse kwire, kuko ako kantu karaza. Uko ndibuka hari igihe tugiye ubuzi agataba ikintu ntavuze, narakijijwe, hari n'ahantu nagize umwanya mera nk'uvuye mu gakiza completely, nsubira inyuma mu gakiza ko nabonaga ibi bintu ko nta nevuriwa. Satani rero yagiye kubeshya akavuga ati wabivuyemo neza, ugire pause ubivemo, kuko ibyo ukora ni nk'ibyo abapagani. Mva nkubwire uko biri kose, afazari umupagani wo mucaca ari biteno pasteur yigeze kubwira ngo turaganire ngo umupagani wo mu rusengero, afazari umupagani wo mu rusengero rimushobora koza. Imana babare gukoresha l'expression, en fait afazari kadukoresha expression umunyantege nke wo mu rusengero, hako umaramaza uvuga ati mbivuyemo, kuko hariya mu rusengero hari presence y'Imana, ari ubwiza bw'Imana, barabwiriza byibuze bikakwinjiramo, harakanuka kugumamo. Rero uvuze ngo mbivuyemo ndabishingutsemo completely, Satana kuzaya mu bindi. Urabizi biravuga ngo iyo abadayimoni bavuyemo ukabasubiramo baza inshuro 7 bikubye 7, ugasanga none ugarutse mu gakiza warabaze no kubikimuga, ufite ibidunduri, waragize ibibazo byiza, waguma mu church kandi ugashaka abakozi b'Imana, ukabaturaho bakagufasha amasengesho bene data, cyangwa ufite amasoni yo kuzekegera pasiteri, wabwira muvandimwe ubona ko akijwe neza, ari umunyamwuka ukamwegera, uri umukobwa ukabwira umumama, uri umumama ukabwira umumama nkawe, uri umusore ukabwira umupapa, yewe n'umumama yashaka kugufasha. Byiza la façon nziza no kwatura icyo cyaha, hanyuma Imana ikagukiza, ubuntu bw'Imana burakugeraho. Imana ishimwe cyane. Amen. Urakoze pastor. Uraza gukora ikindi gice bivuga ku muhamagaro, nagira ngo usenge. Kugira ngo Imana yazanye imwigisha ko gakiza ari byiza, abantu baruhukira kandi haryoshe, uva ko wakunda umuziki ambiance, ariko n'ubu
urishimye mu Mana. Mu Mana hari umuziki, yes, mu Mana hari umuziki mwiza, mu Mana hari umunezero, mu Mana hari abantu ba classe beza, mu Mana hari aba intellectuel, mu Mana hari abajene beza, mu Mana hari abakobwa ba Mrs beza. Donc muri Yesu harimo byose. Iki kintu uvuga uti eba nagiye gukizwa, ndabona hataragera, hano bavuga gutyo ngo ndabona hataragera gukizwa kuko ni ndayitikura hari igihe uyirya ikakurya sha, hari igihe uyirya reka kurya. Icyo wakora muvandimwe, kizwa ubyumvisemo, isakindi zawe byaye ikindi, Imana izagufasha iguhuza n'abantu beza. Njye n'ukuri ntabwo nari nzi ko nahura mu gakiza abantu beza tuganira duhuza desida, nzi ko ari abantu ari ahantu bagowe mu gakiza. Abantu l'excellence iri mu gakiza, mu barokore, mu bantu b'Imana. Niwegere abantu b'Imana, niwegere, uzahura n'uburi umukobwa mwiza, uzahura n'abakobwa beza bakora amadrama, bakora ibintu byiza, bagira amapoeme. Nimba uri umusore afite impano yo kuririmba, uzahura nubwo ushobora kugira hip hop cyangwa uririmba, uzahura n'abandi. Muri Yesu byose birahari. Donc muri Yesu ibintu byose ubona mu isi, Satani yarabyibye abitwara mu isi, ariko byose la fondation byose ni muri Kristo Yesu, ni mu Mana. Biratubwira muri Yohana igice cya mbere ngiye gusenga ku murongo wa 3 ngo byose byaremwe muri we, byose byaremwe muri Kristo. Kristo ni la fondation de toutes choses qui existent. Donc byiza ni ujye mu Mana, nta excuse nimwe. Genda muri eglise, Yesu azagukomeza. Uzakomera muri eglise, ureke kutaterana. Biratubwira ngo duterane igihe cyose, ureke kutajya mu bashuti bawe, ugira fellowship n'abashuti bawe, ukomeze. Nubwo ufite faiblesse babimenye, baguseke, ariko urabizi hari isaha yaho Imana izaguhagurutsa ukorera Imana. Reka dusenge rero. Mbasengere, ndagira gusengere wowe uri urankurikira, ushaka kuri umunsi ushaka kudesida gufata icyemezo. Biravuga ngo nimwaturisha akanwa kanyu mukizana umutima wanyu ko Yesu ari umwami kandi ko yazutse, haleluya, ngo muzakizwa. Mu Baroma igice cya 10:9 na 10 niko atubwira. Donc uburyo bwo kwakira Kristo Yesu ni kwatura la proclamation ko Yesu yapfuye arazuka, ukamwakira nk'umwami n'umucunguzi wawe. Ushaka kuba uri urankurikira, ndagira gusengere aho uri. Ndashaka usubiramo amagambo wo unkurikira. Nubwo ushobora kuba warasubiye inyuma, ushobora karugira alliance ukatura Kristo Yesu akagukiza. Ndashaka wature kugira ngo Yesu iyo mbuto y'agakiza ikuzemo kandi Yesu aguhindure uyu munsi. Ndashaka unkurikire mu magambo make, usubiramo amagambo watura nawe wakira agakiza nk'ako Yesu yaduhaye twese na Pastor Biju twese. Nawe Yesu ushobora kuba ari isaha yawe, reka wakira agakiza nawe mu kwatura. Usubiramo amagambo uti: Mwami Yesu, ndaguhaye icyubahiro, ndaje imbere yawe, ndagushimiye ko wamfiriye urangiza ku musaraba. Uyu munsi ndimenye ko ndi umunyabyaha. Uyu munsi ndimenye ko ndi umunyantege nke. Ndaguhaye intege nke zanjye, Mwami Yesu Kristo, uzakire ume imbaraga z'agakiza. Ndakwingize Mwami, amazina yanjye uyafute mu gitabo, uyahanagure mu gitabo cya Satani, uyandike noneho mu gitabo cy'ubugingo, igitabo cyo mu ijuru. Ndakwingize Mwami Yesu Kristo, ume agakiza uyu munsi kandi uzampa iherezo ryiza. Urakoze Mwami Yesu Kristo ko ndakwakiriye kandi ko nkijijwe uhereye umunsi. Ndakwakira Umwami n'umucunguzi wanje, ngwino unyobore muri byose. Urakoze Mana ko nkijije, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Aka kanyuheje kwakira Yesu, ugize decision nziza cyane. Natwe twarakiriye Yesu Kristo. Reka rero ndagusengere. Data, turagushima, turaguhimbaje kubwo umuntu yakira agakiza. Reka Mwami amaraso yawe amutwikire, azakomeze mu gakiza, azagukorere Mwami, kandi azagira iherezo ryiza, ntazasubira inyuma ukundi. Intege nke yari afite z'ibyaha bimwizingiraho vuba, reka ziveho mu izina rya Yesu Kristo Nazarete. Urakoze Mana ko umugire neza, umutwikiriza amaraso yawe. Urakoze kibirenge kizima ko umukije umugire neza. Urakoze nanone, tugushimira agakiza uhaye umuntu. Turasenga uyu muntu situation arimo Mana, tugiye turangije ikiganiro cyacu. Turabasengera abadukurikiye bose Mana, reka ubuhamya bufashe abantu, ngo ubuhamya ngo nivuga ubutumwa rihambaye niko twumvise Mwami, niko tuzi. Reka ubuhamya bwanjye kuri wampinduye uhindure umuntu wese, bugere kuri benshi. Uri muri situation nk'iyanjye Mwami, reka umugendere, umusange, utransforme sa vie au nom puissant de Jésus. Turakoze Mwami, ndasenga n'umukozi wawe Mwami yanyakira mu kiganiro Pastor Biju, umukomeze umuheza agere n'umuryango we n'abana be Mana, ukomeze ministry ye, ubazamure mu ntera, ubaye kuva mu bwiza bajya mu bundi, kandi ministeri igire impact
benshi bahinduke babone Kristo. Urakoze mwami Yesu Kristo, wagwaye icyubahiro. Byose twaganiriye byose, reka byose tube ibikogwe mu cyubahiro cyawe. Urakoze ni mwizina Yesu Kristo bizabika dushima. Amen. Amen. Pastor wakoze. Urakoze.